wowe nta kintu umaze muri runo rugo urimbura mu maro uri nk'idebe ryuzuye ubusa wowe wakuzuza wese gusa ibintu maze iminsi mbona hano ni ibiki akigenda mama numva akazi ngiye kugahagarika uri joli kuba nkubonye warabyaye cigati mwana mbonye ko Imana ishobora byose noneho ntabwo urashaka icyo gukora ngo ubyare ariko se mama uwo muragira ngo mbigenze gute koko umwana njye kumwiba ubu se ninjye witera inda va mbese wakwitera inda se cyangwa wabyara nk'iya Mariya icyo nshaka ni uko mbyarira umwuzukuru ibindi ntibindeba urabona umuhungu wanjye niwe mfura yanjye ni ndetse n'umukuru w'umuryango urabona utabyaye byagenda bite ntiwabuca umuryango burundu none se mama nkora iki va mbese injiji ubigenze gute se ni jyewe ubibaza nusura nige uzagutwitira nkana kubyarira se byo ntibindeba cyo nshaka n'umwuzukuru okay n'ubu byaba bitoroshye nakundi reka mbashakire n'ibyo kurya ubishakira nde usibye no kubutabyara mbona no kuroga waroga njye umwana w'umusindi ndo musindi si ndo musigana ntabwo wangabura utari wambyarira umwuzukuru kirazira wamutiwe ndagutongera kwirukana Jacqueline atandukane n'umuhungu wanjye Rando burundu Sheri wande wakusi kukiri kuvuga nabi reka ngubwire Jari ndakwiyamye kuba wagize amahirwe ukaba winjiye muri iki cyumba ubwo urashaka kunesha umutwe wongera usaze wirengagije ibibazo wari wateje mu muryango ushobora gutuma n'umuntu asara kandi ikindi reka ngubwire nubwo ugiriwe amahirwe yo kongera kurarana nanjye mu gitanda hagati yanjye nawe
harimo metero imwe cyangwa ebyiri niba bishoboka. Henda kumenyesha ko ngiyewe ubu ngubu nafashe icyemezo. Ntabwo nzasubira muri ubwo busa bwawe. Ku imyaka 3 nabugiyemo. Ntacyo mbukuramo irahagije. Akuse shiriye bazima baguteka uko nabaye. Wakongera ukabasenga ukirukana abadayimoni baguteka. Reka ngubwire rero. Ndakwiyamye ntunjukiriza umujinya. Kuvugana n'umwana unkunda nanjye nkamukunda. Ushobora kuzabyaza umusaruro nakubuzeho. Bisa telefone yanjye. Kandi reka ngubwire. Nje ndakwiyamye cyakari. Kandi reka ngubwire Jolie. Shiriye isuragiye. Gaho burarimo wenyine. Yes. Okay. Kwa mbere se kwa mbere ndumva ari hafi cyane ariko nanone. Oya none reka mwereke reka tugire. Reka tugire kwa kangahera kwa gatanu. Ise waje byari mwana. Mama, naje kare nashuje nuko nabuze unyikiriza. Niko kwigira inama yo kuba gutegereje hano. Uretse gato ndaza kuvugisha nta kibazo. Sawa. Okay. Wakoze mwana wawe. Nizere ko yambura mikoro ngo ni Jacqueline itari hafi aha ngaho itari kutwumva. Mama nanjye nirenze kuvuga cyane kugira ngo ataza kutwumva ahubwo wambwira vuba kugira ngo atadusanga hano. Wambwira mwana wanjye nakubona igisubizo cya kiriya kibazo kiri muri no rugo. Urukumva? Nakuboneye umukozi w'Imana usenga cyane ndetse kanerekwa mu byo mu mwuka. Nyamara wemeye wamuzana akagusengera nyamara twabona igisubizo cy'iki kibazo kiri muri uru rugo. Mama, ndaza kubitekerezaho hanyuma ndaza kubwira icyo natekereje. Cyangwa reka nze gufata nimero zo kuko uzifite muri telefone yawe. Ndaza kuzifata noneho nzamuhamagare. Ubwo nzakubwira icyo yashubisha. Mwiriwe shiri. Ako sheshiri iki? Eko mana ako sikumbe no wenda kunkubita. Jolie. Uyu munsi ringe nawe kuko ibyawe nabimenye. Habaye iki se kandi? Nje nakuvumbuye. Ibyawe nabimenye kuva hasi kugeza ku musatsi wawe. Ibihe se kandi? Jolie namaze kumenya ko wagiye kwa muganga ushirisha agapira mu nda ngo uri kuringaniza imbyaro. Ariyo mpamvu ituma utambyarira umwana. Ayo makuru ndashaka kuyamenya uyu munsi. Uyu agapira mu. Ndashaka kugira ngo menye ayo makuru by'imvaho. Umuntu w'umuhanga azi guhanga pe. Ni izina rya Yesu b'inshinyaguriro. Umva mbese Yesu ni ugutegeka kujya gukora ayo mabi ameze gutyo. Ayake mabi se mutware. Ndakwiyamye Jolie. Ndakwiyamye ntuzane ibintu byamutware hano Jolie. Ntuzane ibintu byamutware hano. Cyagukuremwe amaso nyewe. Uri kunyumva? Ngomba kumenya amakuru y'imvaho. Uri kunyumva? Bwira ayo makuru cyangwa ubwira jyawe nyishakira. Uri kunyumva? Garamahanga aha ndebe mu nda yawe ko nakora apira washize nzara. Garamahanga. Kiri nukuri ko Imana barambeshye. Ngomba kubimenya. Kiri nukuri barambeshye. Kiri nukuri ko Imana bari kumeshya. Ngaho. Pastor, niyumvisha ko umunsi waza gusengera urugo rw'umuhungu wanjye wazereka ibintu biri munsi y'umusego w'uburiri bwabo. Kuko nanjye hari ukuntu nabyeretsweho ariko nirinda kubivuga kuko sinajya mu cyumba cy'abana kandi no kubikuramo. Rero abavuze byibanda ahubwo umurimo Imana isiburangiza. Nuko yahisemo kunkoresha nzabikora rwose. Kandi nanjye nizeye ko izagendana nanjye. Aho hantu ubwiye uzaba ariho wibanda. Ntitaye n'ubwo ati umuhungu wanjye azaguha nanjye nzakumenyera agatike sibyo. Noneho wowe uzibanda aho hantu. Ahubwo reka tuva aha ngaha
hatagira umuntu udusanga. Matchs joués pour un non-espagnol dans ces équipes du Real Madrid. Karibu, injira. Bravo, karibu. Bravo. Makuru. Makuru ni meza. Bravo. Karibu. Mwiza bitese. Tuyana umuntu karitsiye ko mbona nakoze. Ntabwo mbina neza Kimironko gusa nkorana na madamu wa Jolie. Ego hari cyo gukorera hanze ya biro rero byabaye ngombwa ko tuza kugira ngo agire ibyo dusinyira. Kuki musinyisha muri weekend se? Nkuko nakubwiye twakoreye hanze ya biro rero amafaranga yadushiranye bagomba ko tumusanga mu rugo. Yego. Okay, ni byiza mwashimye kuba mwakoreye kuri tele. Mukaba muje gusinyisha muri weekend. Nanjye mukahasa. Si byiza se? Muri make nshobora kuba ngiriwe amahirwe yo kumenyana n'umukobwa mwiza w'igishongore nkawe. Sibyo se? Kamubahamagara. Jolie! Jolie! Hari umuntu ugushaka. Ni karibu kwa. Ndio. Kisa washa. Nitese kuja hano muri weekend. Naguhamagaye umunsi wose Stefani washyize. Hari igihe mba nayitaye. Okay. So, rero urabizi twakoreye kuri terrain. Hari ibintu nzanye ngucishamo amaso urebe niba wadusinyira. Yego. Ko nta mafaranga ari guha abanyamuryango. Okay. Ufite ikaramu ngo usinyire? Hari nazanye. Sawa. Sawa. Uwo nimero yawe nta kibazo. Sawa rero ujyanaze byose ubwo nawe kwambira umukozi. Uragiye? Nisi ugenda? Birangiye. Sawa.
ese ko nabona wamufashe cyane udashaka kumurekura ariko mwabaye gute La même sociedade, mais va découvrir la Ligue des Champions.